Ni amakuru atari meza twakiriye aka kanya, ni amakuru ababaje, aho Mwitende Abdul Karim tumenyere ku mazina ya buri kantu yamaze gutabwa muri yombi. Murabizi uyu musore ni umwe mu basore bashimisha abantu ku rwego rwo hejuru mu bikorwa bye bya buri munsi, uburyo abaramo inkuru, uburyo cyane cyane ku rubuga rwa TikTok niho yagiye amenyekana cyane. Mbere y'uko twinjira ku cyo yazize, ni umusore navuga ko ibihe bye byose abikora mu buryo ubona cyagusekeje, cyangwa se n'uburyo buri muntu wese amureba akabona ko hari creative afite mu byo akora. Ariko muri aya masaha rwose, mu masaha y'isa 11 nibwo tumenya amakuru ko yamaze gutabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kubera icyaha arimo arakurikiranwaho. Ni icyaha arimo arakurikiranwaho nk'uko umuvugizi wa RIB Dr Murangira Thierry amaze kubitangaza ko bamaze kumuta muri yombi, ndetse no ku ifoto uri kureba aho ngaho yamaze gutabwa muri yombi. Rero byamenyekana muri iki gicamunsi, ndetse n'amakuru nibwo tuyamenye ko yamaze gutabwa muri yombi akurikiranyweho gufungirana mu nzu abakobwa bari bamusuye, nk'uko amakuru yaje kumenyekana. Navuga ko nicyo cyaha arimo arakurikiranwaho. Hari ibintu bijya bibaho ugasanga nk'uyu musore mu minsi itambutse, tutarinjira kuri iki ngiye kuvuga, yagiye avugwaho ndetse n'amashusho bamwe namwe twagiye tuyabona avuga ngo arimo arakora ibikorwa byishimisha mubiri n'undi mukobwa, ariko kubitegereze neza amashusho twabonye ko atari we, ntabwo yari we, ahubwo ni bya bintu byo gusebanya ku mbuga nkoranyambaga byari byamuteye nawe baba bamwatatse. Ariko birababaje kubona ibyo bivuyeho, ariko agahita agwa mu cyaha nk'iki ngiki. Ariko ntabwo turamenya neza niba koko iki cyaha cyarabaye, kuko baracyarimo barakora n'iperereza, kuko baracyakigenza nk'uko urwego rw'ubugenzacyaha RIB babitangaje, nk'uko Murangira Thierry yamaze kubitangariza ikinyamakuru Igihe. Bino bintu rero bijya bibaho cyane ku basore n'abakobwa, ugasanga ibintu bashatse kubikina dramatike. Navuga ko rimwe na rimwe hari igihe ibintu biba byarenze igipimo. Gufata abantu ukabakingirana byo birumvikana ntabwo ari ikintu cyiza, kuko bigize icyaha. Ariko nk'uko RIB yabitangaje, kugeza ubu ngubu yaba mugenzi we buri nguni nta kintu nawe aragira icyo bivugaho, ese byagenze bite kugeza amagingo aya ngaya. Rero navuga ko ari inkuru itari nziza kuba wayumva nk'umukunzi wa buri kantu, ndetse ni umusore wari umaze kwiyubaka mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ibikorwa bye bya buri munsi asetsa abantu. Njye nkunda kureba amavideyo ye kuri TikTok kuko somehow entertained mu buryo bumwe, ariko kugeza amagingo aya niyo nkuru irimo iramugarukaho ko yamaze gutabwa muri yombi. Niyo nkuru rero navuga ko aka kanya igezweho abantu bari kugarukaho, ndetse tumwifuriza ko bidatinze nawe yasohoka muri gereza, kugira ngo dukomeze kureba ibikorwa bye bya buri munsi, ariko tunakomeza kugenda turebera ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa, cyane cyane mu myidagaduro. Magingo aya ngaya nicyo kintu navuga ko cyaturaje inshinga, kugira ngo tumenye byinshi bijyanye n'amakuru y'imyidagaduro wagenda avugwa. Ariko kuva uyu musore atawe muri yombi, nikigaragaza ko inzego z'umutekano ziri maso ku bikorwa nk'ibi ngibi bishobora kuba byagira uwo bibangamira rimwe na rimwe gukora ibyaha. Ariko icyo navuga ni uko abasore bajya bakora ikosa ryo kuba wazana umukobwa iwawe mu rugo, mu mageto nk'uko bakunda kubaho, ariko ugasanga muri ibyo bintu urimo urakora, isaha ku isaha umuntu yagutura mu cyaha. Ariho nk'ibi ngibi byabaye. Yego mushobora kuzana mwumvikanye, ariko ntuzi igitumye aza ako kanya
ari nacyo kintu navuga ko uyu musore we yarengereye ageza n'aho abakingirana mu nzu. Imagine umuntu ashobora gukingirana from 1 hour to kujya ashakiye, ariko navuga ko ibi byose bijye biduha amasomo kuba ejo n'ejo bundi bitazasubira ukundi. Rero nibyo bikomeje kugenda bivugwa kuri uyu musore, ko ni inkuru rwose navuga ko itari nziza, yaba ku bakunzi be ndetse n'inshuti ze za hafi, kumva mugenzi wabo bigenze gutya ntabwo ari amakuru meza umuntu yakishimira. Rero navuga ko kuri buri nguni na buri kantu ari ayo makuru twagarukaho by'umwihariko. Tuvuye kuri iyo nkuru rero, reka twinjire ku cyitwa navuga ngo ni uguterana amagambo kwabayeho hagati y'umuhanzi Run Up, afite indirimbo bita Tsunami, ni indirimbo imenyerewe ndetse inakunzwe cyane muri iyi sama, n'umugabo navuga ko ni CEO wa 155am, ukaba ari nayo iba umuhanzi Bruce Melody. Yari yatangaje ko muri iyi minsi nta ndirimbo zihari nyine ngo abakunzi bazirebe, ibintu nk'ibyo ni amagambo yatangaje. Ariko uwitwa Run Up yaje aramukosora, kuko yari yagaragaje ko nta ndirimbo zihari zifite karite bakumva, cyangwa se nta ndirimbo z'abahanzi zihari muri iyi sama bakumva. Arangije akora tweet aramusubiza ati, nibyo koko muri bize, mufite kampani nini mureberera ibyo mukora, gusa ndizera ko mufite team ishinzwe kuba updatinga ku bijyanye n'umuziki. Urumva we yageragezaga kugira ngo abanza bumvishe ko ibyo yavuze atari byo, to prove him wrong. Akomeza agira ati, mu Rwanda nta bukene bw'indirimbo nziza buhari. Yaranyomoje Kenny wari wavuze ko mu Rwanda hari ubukene bw'indirimbo nziza, mu gihe uyu nguyu we afite indirimbo iri hiti. Akomeza agira ati, ibyo ni ugupfobya akazi kagoranye twakoze, mukore akarisaci gatoya. Nawe urimo urayireba, niko yavuze, mukore karisaci gatoya. Sometimes hari igihe umuntu ashaka kuba wenda yabivuga, wenda ashaka kuvuga ibijyanye wenda na label yabo, avuga ati nta ndirimbo zihari mwakumva ko turi gutegura ikintu kiri big, niba indirimbo ya Diamond, niba ari iyandi ariko ni international song. Ariko Run Up nk'umuhanzi bafite indirimbo iri hit, kuko we mu magambo ye yavuze ati ko hari ubukene bw'indirimbo nziza, undi nakaza akamubwira ati ahubwo uko ni ugupfobya akazi kagoranye tuba twakoze, mukora akarisace gatoya. Njye ku ruhande rwanjye mbibonamo nko gushaka kwikunda, kugaragaza ko indirimbo nziza ari izabo, ibyo ntacyo bitwaye. Run Up rero kuba yabirakariramo sometimes ntabwo mbibona ko ari ikintu cyaza kugira uwo kiba cyahungabanya. Ariko nanone nk'umuntu wavunitse agakora hit song imeze gutya, mu kwezi kumwe ikaba ifite 3 miliyoni na kuzamura, urumva ko nawe ni ikintu kidasanzwe yakoze. Hejuru rero yaho yanditse ati, many artists has dropped dope songs, you all need to update your server sa. Niyo magambo yakoresheje agerageza kubwira Kenny Mugarura ko afite kwiupdatinga ku bijyanye n'indirimbo z'abahanzi basohoye muri bino bihe. Rero navuga ko kuri 155am wenda hashaka habayeho kwibeshya akabitangaza muri aya magambo, ariko ntekereza ko ntabwo umugabo nka CEO wa 155am yavuga amagambo nk'ayo ngo ku kintu atatekerejeho, ahubwo no kwibaza ese ni uburyo bwo kugira ngo batangire bategurire inzira y'indirimbo nshyashya bafite y'umuhanzi wabo Bruce Melody, dore ko abandi basa naho bamwe babaye vanquished badahari. Ariko ntekereza ko ari cyo kintu umuntu yareba niba uyu muziki watera imbere. Na Run Up nawe akeneye kugira ngo indirimbo ikomeze izamuke, ive kuri za 3.5 miliyoni ifite
tuyibone ku rundi rwego hirya no hino, South Africa, Kenya, Tanzania n'ahantu hose bari kuvayibinga Tsunami, ndetse n'izindi zose yasohora zikomeze kugenda bazishimira. Rero navuga ko ari uko bimeze, navuga ko kuri uyu mutipe buri kantu atawe muri yombi, twizere neza ko bidatinze nawe azasohoka, ndetse bitubere isomo abantu tuba muri sosiyete, ndetse n'ibyo dukora tujye twirinda kuba twagwa mu byaha, nawe kuba byamugaragayeho nawe byamubera isomo, byarabayeho kuko ntabwo turamenya neza niba koko icyo cyaha cyabayeho, ariko twizeye neza ko araza gutaha amahoro, ndetse niba nta n'ikibazo abakobwa bagize kuba yarabafungiranye, niba kuko ari byo bibaye impamo, twizere neza ko bose biraza kugenda neza. Turaza gukomeza kugenda tuba updatinga kuri ayo makuru na byinshi bikomeje kugenda bigaruka mu myidagaduro umunsi ku munsi. Hano ni kuri Rwanda Trends. This is Opa Jack, tuze gusubira muri next video. Thank you.